nyuma yo kwigana abantu bagenda baririmba indirimbo z'abandi biyumvagamo impano yo kuzakora umuziki. Barakunze, barakundwa, si ukuririmba, bararirimbwa, barasingizwa, amaradiyo arabacuranga, ibitaramo bitandukanye n'amarushanwa anyuranye bagenda bayatsinda. Mu karere k'ibiyaga bigari bahafata ijambo, muri East Africa barahigarurira, mu Burundi, Uganda na Kenya barumvwa. Zimwe mu ndirimbo zabagize ibikomerezwa TikTok bakoranye na Jackie Chandiru, Tayari bari kumwe na Eyanya, It's Okay, Kid Gaju, Peter Kidor, Good Life, Fred and Weasel barakundwa mu Rwagasabo hirya no hino ku isi kubera kwambara neza, amavideo akeye mu mboni za rubanda nyamwinshi. Batangira kwitwa Super Swagger Urban Boys. Nitwa Dieudonné Aishakiye nk'abantu muri secondaire nawe ashaka kuririmba njyewe so masha muri kintu akazi karabu nda applying muri nakumati za Simba nda applying ndajya gute akazi barakanyima rwose baravuga ati ntabwo nakora bato n'abavandimwe. Ibihe bibindi bukira bugacya, umunsi nijoro nabyo ntibisigana, iminota n'amasegonda nabyo bikabisikana. Intangiriro byose ni umwaka wa 2007 itsinda rya New Boys ryaje kwitwa Urban Boys. Ahangaha hari mu karere ka Huye. Nizo twafata kariwe mbarutso ya byose kugira ngo iyi groupe ivuke. Yigaga i Butare muri Efoteke, naho Humble Jizzo yiga muri Université Nationale du Rwanda, ni muri kaminuza i Butare. Safi Madiba nawe yari marangiza amashuri igitwe mu Ruhango muri Collège Adventiste. Mu kiruhuko cyagiraga muri grande vacances, Safi yahitaga yerekeza i Butare. Muri icyo gihe ariko Nizo Mohamed Elias Kabos hari itsinda yabagamo ryaririmbaga mu muziki, ariko ryahita ratangira kumenyekana, bakoreraga i Butare icyo gihe. Aha Nizo yaririmbaga nk'umuraperi. Nyuma ahora na Humble Jizzo bahuriye hano muri studio. Nizo yumva Humble azi kuririmba neza, niko Nizo abwiye Humble ati uzi kuririmba, twabana tugafatikanya tugashinga groupe ikomeye cyane, iyi New Boys ikabasha kwamamara tukava Butare mpaka Kigali. Humble ntabwo yigiza mwangira, barakomeje barenyegeza, iminsi iricuma ari nako babana umunsi ku wundi. Humble na Nizo babahuye batyo. Ni mu gihe kandi nabwo Safi Madiba akimara kurangiza amashuri yahise abona akazi muri Atarako. Safi nawe yari afite itsinda riririmbagamo, akagira n'inshuti ye bitaga Scott. Aba nabo bari barakoranye indirimbo nubwo itamenyekanye, bayikorerwa na producer Junior Mati System. Aha bari muri studio kwitaba ni Butare. Nizo ubwo nibwo yahise ahura na Safi, yumva Safi azi kuririmba neza, maze Nizo yemera Safi kwinjira mu itsinda ari kumwe n'inshuti ye bita Scott. Nizo, Humble Jizzo n'uwo bita Rinoji nabo bari inshuti magara. Safi na Scott babinjiyemo, babakoze itsinda ry'abantu 5 bahita bakora Urban Boys full mukoko. Bamaze kubitsinda bahise bakora indirimbo yabo ya mbere, bahita bayishyira hanze, indirimbo bita Ikicaro. Nuyireba uzabona harimo abasore 5, abaririmbyi 2 n'abaraperi 3. Ubwo Rinoji na Scott na abarapa na Nizo. Humble ku cyongeza cyinshi ni utangira. Safi muri chorus ni ijwi Humble Jizzo atazagira yibagirwa. Nyuma y'indirimbo bita Ikicaro bawukora indirimbo bita Tubanenge Tubacyahe. Inayo ni indirimbo nziza cyane yatumye babasha gukundwa muri Butare yose. Karundura kabuhariwe. Indirimbo yabayeho ni indirimbo bita Sindi Ndyarya. Iyi ni indirimbo ari ifite video nziza cyane, ubona ko kari abasore bari bamaze kugira swagger, bamaze kugira kotime, basa neza koko. Iyi ndirimbo Sindi Ndyarya bayikoze ari 3 kubera ko Rinoji na Scott bari bamaze kuva mu itsinda kubera impamvu zabo bwite batigeze bashyira ahagaragara. Nuko Urban Boys Sindi Ndyarya iyo bazamuye gutyo ibabera ikiraro cyiza cyane cyo kwinjira muri kapitale, bakatisha itike iberekeza mu mujyi wa Kigali. Aha ari naho ibikorwa byabo babyagurira by'umuziki. Kwambuka Nyabarongo byabatwaye isukari nyinshi, kuko iyo ndirimbo Sindi Ndyarya muri Kigali yakinwaga abantu bakayumva. Urban Boys kimara kugera i Kigali
yari ifite gahunda, ifite misiyo, kuko naho i Kigali hari abahanzi bakomeye, kuko abahanzi nka King James, Tom Close, Meddy, Kitoko, The Ben, Riderman, Kate Kavuyo, Rafiki Cogastar, Miss Jojo, Miss Chanel, Just Family, KGB, Kudu, The Brothers n'abandi bose tutarondoye. Aba nabo bari abantu bakomeye. Urban Boys rero agomba gukora cyane kugira ngo ishyiremo kime, yongere umuvuduko, igira igikundiro muri Kigali nk'igikundiro yifite muri Butare. Ku ikubitiro batangiye gukora n'umuhanzi bita King James, bakora indirimbo bita Agatebe Gatoki, indirimbo nziza cyane ifite ubutumwa. Bageze muri Kigali bakoze indirimbo zitandukanye: Umwanzuro, Call Me, Ishyamba, Kelele, Bibaye, Marry Me, Wamoye iki. Ibi ntabwo bya bihagije gusa ngo bafate Kigali, bambutse hakurya iyo ruterwa inkingi bahura n'umugandekazi Jackie Chandiru, bakora indirimbo bita I Wanna TikTok. Ni indirimbo yamenyekanye muri East Africa yose. Kigali si ugukundwa. Iyi ndirimbo yajyaga iza muri top 10 mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bikoreye ibiganiro bya entertainment. Mu Burundi ntago bahatanzwe. Umugabo nka Satibi nawe ari umustar icyo gihe mu Burundi, bakora indirimbo nziza cyane yakunzwe bita Urankirigita. Berekeza muri Kenya, indege isoko yurira, bajya guhura n'umugabo bita Victoria Kimonyi, bakora nayo indirimbo nziza cyane. Bavuye muri Kenya buriya Rwandair, bongera basubira Uganda. Muri Uganda hari abagabo babiri nabo barimo babica bigacika. Itsinda ryitwaga Good Life Radio and Weasel, naryo ryari itsinda nziza ryabicaga bigacika muri East Africa. Bagukora indirimbo nziza cyane bayita Peke Kidore. Baricaye ntibaryama, bazunguza ubwonko bareba kure, niko gutera imboni mu burengerazuba bwa Afurika. Rwandair yari yuzuye amavuta, abapiloti nabo si ukuyatsa, barayitumbagiza koko. Nibwo berekeje Lagos muri Nigeria, bagiye kureba uwo bita Timaya, bakora indirimbo bita Show Me Love. Iyi ndirimbo yabaye nziza cyane kuko yaje guca kuri Trace Africa mu ndirimbo nziza cyane z'Abanyafurika. Lagos irabakundiye, irabakira, irabaryohana, babaha impundu, nabo so kubishimira. Urban Boys so gushima ubushitsi, bakomangira iyanya nawe arabafungurira, niko kwita bakora indirimbo bita Tayari. Urban Boys bicaye agahigo nk'itsinda ryazamutse rivuye mu cyaro. Abasore biyemeje bakamenya kwizigamira. Bimwe mu bintu Urban Boys yabashije kugeraho, yitabira ibitaramo bitandukanye, iririmbana n'abahanzi bakomeye bo muri Afurika batandukanye: Burna Boy, M.A. Amboga, Iyanya, Awilo Ngoba, Weje, Victoria Kimani, Vanessa Mudi, Radio and Weasel, Navio, Shiba Karungi, Kid Gaju, Tuforiri n'abandi benshi ntarondoye. Urban Boys yitabiriye ibitaramo mpuzamahanga nka East African Party, baririmbiye mu Burundi, Uganda ndetse na Kenya. Si muri East Africa gusa kuko no mu Burayi bagiyeyo. Mu 2015 Urban Boys yuriye rutemikirere, berekeza mu Bubiligi, bajya gutaramira abakunzi babo baba mu Bubiligi ndetse no mu Busuwisi. Urban Boys ifite ibihembo, ibikombe bigera nko mu 10 bibitswe mu bubiko bwabyo kuva 2009, 2012, 2013. Ni umwaka mwiza cyane Urban Boys yakomeje kwigaragazamo. Za Salax Award zategurwaga mu Rwanda, Urban Boys nta nimwe yasibaga, yabaga irimo cyane. 2009 yatwaye igihembo cya groupe nziza, Best Group of Song, Best Group of the Year. 2012 Urban Boys yatwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza cyane w'umwaka, Best Artist of the Year. Muri uwo mwaka Urban Boys yatwaye igihembo cya Best of Man of the Year, igihembo cy'umugabo witwaye neza mu mwaka w'umuhanzi. Muri uwo mwaka kandi Urban Boys yatwaye igihembo cya Best Video of the Year, video nziza cyane y'umwaka. 2013 nabwo batwaye igihembo cy'indirimbo yabaye nziza cyane y'umwaka, Best Song of the Year. Muri uwo mwaka kandi 2013 bitabiriye
Primus Guma Guma Superstar. Aha Urban Boys yagarukiye ku mwamba kuko niyo yaje kuba itwara umwanya wa kabiri nyuma ya Riderman waje kwegukana iryo rushanwa ku itariki 13. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2017 Urban Boys yasohoye indirimbo bita Dale I Miss You. Aha bari kumwe na Kizigenza kabuhariwe Kitoko Patrick Bibarwa. Yari indirimbo yari imica amarenga yuko Safi Madiba agiye kwisohokamo, agiye gutandukana na Urban Boys. Ababaga hafi ya Urban Boys ibi bari baramaze kubimenya kuko bari barabikimye hakiri kare. Gushwana kwa hato na hato Urban Boys hagati ya Safi na Nizo. Hambo akababera igitambo akabajyamo hagati akabonga, ariko aba basore bo ntabwo babyumvaga kimwe. Safi akomeza kubwira ko inzozi ze na Urban Boys zari zitandukanye. Nizo gahora yibutsa Safi ati nijye wakushyize muri groupe. Safi ati nijye wamenyekanye kuko nijye wandika indirimbo za Urban Boys. Ariko Hambo agakomeza bagira inama ati icyingizi ni ugushaka umugati tukubaka ubuhangange tukava mu matiku. Alex Muyoboke nawe yakomeje kubunga hagati ya Safi na Nizo, ariko by'ubusa. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2017 nibwo Safi yaje gukora ubukwe, asezerana n'umugeni mwiza w'umukobwa yari hebeye bitaga Niyo Nizera Judith. 2019 Safi Madiba yari amaze gusezera Urban Boys. Ahangaha yasubiriye rutema ikirere asanga umugore we Judith muri Canada. Nyuma yuko Safi avuye mu itsinda rya Urban Boys, Nizo na Hambo basigaye itsinda rya Urban Boys bakoze indirimbo zitandukanye harimo Pfumbata, Kigali Love, Nta Kibazo n'izindi. Mu gihe Safi we yatangiye kwikora ku giti cye kariyeri solo, akora indirimbo zitandukanye harimo izi zikurikira: Go It ari kumwe na Meddy, Kimwe Fine ari kumwe n'umuhanzi rurangira ngo muri Tanzania Rayvanny, Nisame ari kumwe na Riderman, Good Morning, Igifungo n'izindi zitandukanye. Nyuma yaho yaje guhura na Badurama amusinyisha mu itsinda rye bitaga The Ben. Nuko Safi asinya muri The Ben atyo asangamo ba Marina. Safi uvuga ko gukura n'abakobwa batandukanye yakonanye na Knowless Clava. Indirimbo Knowless yakoraga zabaga zirimo Safi, na Safi nawe akora indirimbo agashyiramo Knowless. Safi yakoranye n'undi mukobwa yitwa Parfait, ariko nawe baje gutandukana. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 Safi yakoze igitaramo muri Canada, ni mu mujyi wa Vancouver. Iki ni igitaramo yakoreye muri uno mujyi wa Vancouver, cyari gishyushye cyane. Mu bintu Humble Jizzo avuga atazigira yibagirwa nuko atazigira yibagirwa ijwi rya Safi. Ibitaramo byose bajyagamo Safi akaririmba, Humble akamwikiriza. Mu bintu Safi avuga ko atazibagirwa muri Urban Boys nuko bahereye hasi bakavana i Butare bakagera na Kigali. Yaba ari Rino G, Scott, Nizo, Humble Jizzo, Safi bose abafata nk'abavandimwe. Arabiye ukuntu byatangiye, azi neza ko Urban Boys ariyo yamugize uwo ari we uyu munsi. Ibindi bintu atakwibagirwa ni igihe batwaraga Primus Guma Guma baramutsa umuyobozi wa Bralirwa Jonathan Hall na marketing director wa Bralirwa Julius Kayoboke. Bakunzi bacu, nshuti z'akadasohoka, munyemere ikiganiro cya none tugisubikira aha. Niba uri mushyashya kora subscribe, niba ubana natwe twaguhaye ikaze. Nitwa Aishat Ardos. Iki cyari ikiganiro Inzira ya Muntu. Iki kiganiro nyikora nifashishije inyarwanda.com, igihe.com, The New Times. Mu cyumvira kandi kigatambuka kuri The Source TV.